namwe mwakoze kuza mu bukwe bwa Benedata, muhaye ikaze mu nzu y'Imana. Iyi gahunda udukoreye neza uyu munsi byose byavuye ku rukundo rwawe. Twebere rero ko twinjiye mu nzu yawe, wowe hagati yacu twongere kumva impumuro n'umumeko yawe, twongere kumva imirimo yawe, kandi umuntu wese wagiriye ubuntu bwo kwinjira mu nzu yawe yumva impinduka mu bugingo bwe, yumve hari icyo ukoreye, yumve hari icyo uremeye, yongere kumva izindi mbaraga n'ubundi buntu kuko uri Imana ya byose mu kiganza cyawe. Mwuka wera natwe uyobora muri gahunda zose, ari abaririmbyi, ari umushumba uyobora umuhango, turasabye ngo wowe w'Imana wigaragaze ukora imirimo n'ibitangaza kuko Imana y'ibitangaza n'ibitari burembo bikabaho kugira ngo ugerekanishe imbaraga zawe. Iyi miryango turayisengeye kugira ngo ihutisha kandi mu byose imbere byose ibaye ubutware mu izina rya Yesu. Amen. Asa cyane. Murabona ko hano twagize umugisha wo kwakira couple ebyiri. Tugiye gusaba korali yaherekeje couple kwe bwa Karama batambuke baririmbe, hanyuma turakurikirana umuhango wo gusezerana mu kanya.
abaririmbyi yitwa Light Choir barasengera hano muri paruwasi. Mwese mwawe ikaze muri ubu bukwe, tugize umwanya mwiza wo kwakirana. Hano dufite couple ebyiri, couple ya Fabien n'iya Japhet. Nagira ngo nsabe abantu baherekeje couple ya Japhet bahaguruke, abantu baherekeje couple ya Japhet bahaguruke. Ayo mashyi nayo kubishimira, niyongere dushimira Imana yaduhaye ubukwe uyu munsi. Mudusuhuze gatatu. Amen. Murakoze cyane, mwicare mugubwe neza. Mwakoze gushyigikira ubu bukwe. Dusabe abaherekeje couple ya Fabien muhaguruke. Mwebwe ko mutabahaye amashyi, noneho mugishimako mwaje gusubize gatatu. Amen. Namwe mwakoze kuza gushyira ubukwe. Imana ibaho umugisha mwinshi. By'umwihariko dufite amakorali yaherekeza Light Choir. Dusuze by'umwihariko yaherekeje couple ya Fabien. Dusuze gatatu. Amen. Dufite korali y'isoko, iyo Japhet yaririmbamo, yaherekeje mu bukwe. Namwe mudusuhuze korali y'isoko, mudusuhuze. Imana ibaha umugisha cyane. Ndumva twese duteraniye hano twaherekeje aba bavandimwe. Abakozi Imana umushumba araza kubanyakirira, hanyuma anakire pare. Abakozi yacu turi kumwe tugiye kumva amasezerano yabo muri uyu mwanya, ariko ndagira ngo nakire abakozi b'Imana kandi ntewe n'ishema kuba ndi kumwe nabo. Ni umugisha, nibo babyeyi bandeze, ngira ngo rero yabimenye yanga kwakira ababyeyi b'umushumba kandi umushumba ahibereye. Ngira ngo niyo mpamvu ubundi tuye twakira nkuko nanjye yakakiriye. Turi kumwe na Pastor Venuste na Madame bahaguruka. Murabizi abakristo ba hano, navuye Karugire. Uyu mubyeyi muzi ko ariwe wamperekeje akanshyitsa hano, mwamwibutse. Na nyuma aza kudusura atwigisha n'ijambo rya rindi, nimba mukiryibuka, ryitwa ngo iki? Mwararyibagiwe. Nta kibazo, reka badusuhuze. Ni ababyeyi banjye, mu bana yabyaye barenga 10, nanjye ndi umuhungu we mu rugo. Nabeshyera oya, ndi umuhungu we. Urumva rero twabanye n'umushumba wanjye, mbiwe mu rugo kenshi. Nanabaye na pasiteri aravuga ngo uri umwana wanjye, nanjye ndi umwana wabo. Nubwo banyohereje mu kazi k'Imana hano, ariko nabashimiye, ntewe n'ishema kuba turi kumwe. Imana ishimwe, mudusuhuze mu izina rya Yesu. Kabiri, kandi nshimiye ko batashye ubukwe, mwiyicarire, Imana ibamugisha. Turi kumwe na Revera mu Rwanashyaka, nawe turi kumwe muri uyu mwanya. Nkabonye nansengeye mu kanya, ariko ndagira mbabwire ntoranwa kuko umupasiteri 2016. Uyu niwe wari umushumba wanjye, niwe wantoranije. Mu yandi magambo, yashimye amavuta ndiho, n'Imana irabimwemeza, ubundi anyemerera kuba umupasiteri. Yabyanga ntabwo nari kuba pasiteri. Uyu muntu ni umubyeyi wanjye, urabyemera se?
yego urumva rero ntabwo mwarimu yari kubakira rebera ngaho suhuza intama z'Imana. Ntewe n'ishema kuba ndi kumwe, namaze imyaka 8 ndi muri paruwasi yitwa Ruhashya, nyuma iza kuba Cyengera. Natewe n'ishema rero kuba ndi umukristo w'Iruhashya cyangwa Cyengera, none pasiteri wayoboye Cyengera nawe ari ahangaha nubwo ari mu kiruhuko cy'izabukuru, ndetse na pasita wundi Revera nawe ari mu kiruhuko cy'izabukuru. Munyemerere rero muzehe Atanazi sibyo abasuhuze mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Urumva ngo umukristo we za kuba pastor hari, urumva aba babyeyi Imana bahumugisha nubwo ndondogoye ariko byari ngombwa nyine, niyo mpamvu mwumva impamvu atabakiriye. N'abandi turi kumwe bahaguruka n'abakozi b'Imana mwasuhuza iteraniro ryose. Gatatu. Haleluya. Imana bahumugisha. Hari n'abandi barimo mu iteraniro, mukomeze kubafasha. Imana bahumugisha. Mwiyumve mwikaze babyeyi, turi hano ahandi kuri ADPR Karama muri paruwasi ya Muganza, akaba ariho tugiye gukorera uyu muhango wo kwakira amasezerano y'abana bacu, abana bacu, abana b'itorero ryacu hano, ndetse bakundanye, ariko uyu munsi bashimye ko tugomba kuza kumva amasezerano yabo uyu munsi imbere y'itorero n'imbere y'Imana, ndetse n'imiryango yabo yababyaye ibakunda kandi bashyigikira. Ni umunsi wishimwe. Reka nsabe couple n'ubundi ya Japhet ahaguruke asuhuze iteraniro ryose, mikoro ibari hafi, mwahaguruka mu izina rya Yesu. Haleluya. 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 Yego, hereza na sheri wawe n'abadusuhuza. Ngaho ruhu. Haleluya. 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 Namwumvishe Rusi. Uraza kubyumva mu mwanya bivuga neza. Dufite n'indi couple nayo hano uyu munsi dufite kugira ngo ni ubukwe bune, ubundi buri ahandi, ariko uyu munsi hano habereye bubiri, ubundi bwabereye mu yandi matorero, twaboherejeyo n'abakozi b'Imana bagiye kubafasha. Ariko turi kumwe na Diane ndetse na Fabien, bose n'abana ba hano kuri iri torero, nabo uyu munsi barashaka kubirahirira ko bagiye kuba. Turagira ngo namwe mufate mikoro musuhuze ababyeyi baje kumva amasezerano yanyu, mubikore muhagaze. Haleluya. 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 Abahaye amashyi ariko ni ukuri mwari kumva umugeni uvuga ko kenshi baba bananiwe. Mureke mwumve na Diane. Haleluya. 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 Imana ishimwe. Mwabumvishe? Imana bahumugisha. Bose turabakiriye mu izina rya nde ndetse n'ababagaragiye, abagariso n'abafiye, mwese namwe muyumve mwikaze kandi Imana ibahumugisha. Ndagira rero mu burenganzira sezeranye iyi miryango, ariko mbere yo kubasezeranya tugira umuco wo kubaza abahagarariye imiryango yombi yuko ibisabwa byose byabonetse kandi turanabyizeye kandi turumva byarashyitse. Reka two kuhatinda cyane, ariko munyemerere mbaze n'ubundi mwebwe nk'itorero ko mu burenganzira bwo kugira ngo sezeranye bano bana bacu mu izina rya Yesu. Baracyafite ubuhamya bwiza. Couple ya Fabien, couple ya Japhet, mwamwe uburenganzira nk'abasezeranya. Yego, Imana ibahe umugisha. Bityo rero idashoboye kuvugwa uyu mwanya, nari kuza kubaza ni ese hari undi mugore Japhet yigeze cyangwa Rusi umugabo yigeze n'ibindi, ubwo mwemeje ubwo buhamya ko ukiri sawa
ubwo buri muri iri teraniro ntabagire icyo avuga kuri Fabien ndetse na Diane, mukuri azahore yicecekeye kugira ngo n'ubundi bakomeze bagubwe neza mu rugo rwabo Imana igiye kubashingira nabo babigizemo uruhare. Ndagira rero dusome amagambo y'Imana twibukiranye twebwe turi mu ngo nabo bumviraho, ariko nabo babyumve, ariko tubizi ko twabigishije mu buryo buhagije. Turagira ngo rero two kuza gutinda kuko amasaha arimo arihuta cyane kandi bitaza no kuba birebire. Ndagira ngo nsome ijambo ry'Imana riri mu itangiriro rigiye kumfasha kugira ngo tuze kubashyingira. Mu itangiriro ibice ni bibiri, turasoma umurongo wa 18 gusa, ndetse twongere dusome n'uwa 24. Nyuma tuze gusoma ijambo ry'Imana riri mu nzandiko Pawulo yanditse Abefeso ibice 5, ngira ngo abagwa mu makwe menshi cyangwa batahukwe bwinshi mu rusengero, akenshi aya magambo turayakoresha cyane kandi ni meza, yibutsa abashakanye inshingano zabo ndetse n'abana bacu bakumviraho nubwo tuba twarabigishije. Ndagira ngo basomere iri jambo ry'Imana, ndetse abafite Bibiliya murambura aho ngaho mu itangiriro ibice 2 umurongo wa 18 handitswemo, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ibice umurongo wa 24 harakomeza avuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nongereho andi magambo gufi ari mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 5, Abefeso ibice 5 ku murongo wa 22. Ndagira ngo abagore bari hano babyumve. Bagore muvuge ngo karame. Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Akire neza ijambo ry'Imana. Bagabo muvuge ngo karame. Bagabo abagabo ntabahari, nanjye nditaba. Bagabo karame. Abandi banze kubivuga. Mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira ngo aryeze, amaze kuryogesha amazi n'ijambo rye, aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera ridafite inenge. 32. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ntabwo nshaka gutinda muri aya magambo cyane, kuko ubukwe ni bwiza, kandi uyu muhango, imwe mu mihango y'itorero ikomeye, hirya yo gusengeshereza abana cyangwa gusabira abana umugisha biterwa n'imvugo, hirya yo gushyingura, hirya yo kubatiza, hirya y'indi mihango yindi ishoboka iri mu itorero, gusengera abakozi b'Imana, uyu muhango w'ubukwe cyangwa wo gusezeranya abageni ni umuhango ukomeye itorero ADEPR cyangwa n'andi matorero n'andi madini biha agaciro gakomeye, ari nayo mpamvu mwese mwateranye mukaba muje ahangaha. Ubukwe
bwatangijwe mu ngobyi ya Edeni. Bishatse kuvuga ngo ni umushinga Imana ubwayo ku giti cyayo yafashe, irangije irabisetinga neza, imaze kurema ibintu byose biriho, byo tuzi n'ibyo twasanze wenda byarabayeho cyangwa byaravuyeho, irema ibiriho, irema ibiguruka, irema n'umuntu ari we Adamu. Irangije kumurema, Bibiliya yatubwiye ibice bibiri ku murongo. Igice cya mbere cy'itangiriro ni iremwa ry'isi n'ibindi biriho. Ageze kuri iki gice cya kabiri, Imana ibona ko atari byiza, ikwiriye guha Adamu umufasha umukwiriye. Adamu umufasha umukwiriye yaje kubona yitwaga Eva. Imana ibashyira mu ngobyi ya Edeni, ibaha inshingano y'uko bagomba kuyihingira, kandi Imana yari yarabiteguye byose, kuko Imana umugambi wayo yifuzaga yuko abo bantu baba muri iyo ngobyi ikazagiza, ikabasura, ikabagenderera. Umushinga rero cyangwa ubukwe cyangwa uyu muhango turimo ni project yatangiwe n'Imana mu buryo budasubirwaho. Nubwo umwanzi Satani yaba yaraje kumenamo amazi, ariko ibyo byose Imana yagiye ibikora neza kugeza uyu munsi. Turashimira Imana yuko natwe abariho none abakristo, abakurikiye Kristo, waje kongera kugarura umubano, kugarurira Imana mu bantu icyizere. Imana ikerekana urukundo rwayo rudasanzwe, ikemeza yuko n'ubundi ibyayinezezaga yuko yazaga kubasura bakaganira, binyuze muri Kristo, binyuze muri itorero. Kuko twabyumvishe ubukwe bugereranywa umugeni kuyambaye asa neza n'umugabo. Hano yaba bivuze, Pawulo azashimangira avuga ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko Kristo cyangwa itorero rigandukira Kristo, kandi Kristo akaba ari we mutwe. Mu yandi magambo, ubukwe turimo uyu munsi, ndibutsa haragera ibindi bintu bitangiye kuvuga, gahita dusenga tukumva amasezerano. Ubukwe ubu buturereka cyangwa bushushanya ubukwe, umugeni, twebwe ari twebwe torero dutegereje aho Kristo babivuze azabyishyira, agarutse kuducungura, kudukura muri iyi si. Yaraducunguye, ariko azagaruka kujyana iri torero yacunguje, yakoye amaraso y'igiciro. Iyo turi hano muri ubu bukwe, ni byiza kwibutsa abakristo, ni byiza kwibutsa uwateranye wese yuko nubwo turi aha ngaha, igishushanyo kiri turi kubona ni uko hari ubundi bukwe dutegereje, aho Yesu Kristo mwana w'Imana azaza akadukura muri iyi si, akaducungura. Tuzamwishyira nta kizinga, nta muganyari, kuko twogejwe n'amaraso ya Yesu. Haleluya. Ibi rero abana batukorera ibigiye ubukwe, niyo mpamvu iyo basoje tubaha twebwe nk'itorero seritifika. Baba bararwanye, baba batweretse igishushanyo cyiza yuko nubwo bigoye mu busore, nubwo bigoye mu bikomeye bahura nabyo, ariko bishoboka ko ushobora kubitsinda ugatambuka neza. Natwe nubwo turi mu isi, dufite ibihe binini mu ntambara, turwana n'isi, umubiri na Satani. Bana bacu muzahura n'ibyiza byinshi, ariko no hirya gato hari ibizabagerageza. Ariko ndashaka kubabwira, urugo rushingiye kuri Kristo hari prinsipe enye zihari, ntabwo ashaka kuzinjiramo. Urugo rugomba gushingiraho, icyambere gikomeye, urugo rugomba gushingira kuri Kristo wapfuye akazuka, kandi niwe urushyigikira kuva mu itangirira kuzageza agarutse gutwara itorero, cyangwa utandukanijwe n'umwashakanye ugatandukanwa n'urupfu. Nicyo tuba tugomba kubwira aba bana, mwiyangaje mu kintu cyiza gikomeye, kirimo imbaraga, kiryoshye, cyo kugira ngo tubane, muzabane akaramata, nta gutandukana. Ni kimwe nk'uko binjiye mu itorero, ugomba kuriba, ugahura n'ibikugora n'ibikurushya, ariko ugahagarara, kuko Umwami Yesu niwe watangije ibi byose. Ari ubukwe n'ubutangiza, n'ibyabanje niwe wabitangije, kandi ndashaka kubabwira ngo ni nawe uzabisoza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mvuze ntaruhuka,
ibintu bitanu nashakaga kuvuga kwibutsa mwebwe abashakanye. Ikintu cya mbere babigubira muri pezeri, ariko reka mvugesha icya mbere bana bacu namwe muri mu ngo. Icya mbere gikomeye hari ikintu twita pe ya mbere yitwa presence. Nasomye igitabo kimwe baravuga ngo mu bintu bigeze kuri 7 byatumye Eva ashukwa n'inzoka cyangwa ibitekerezo bye bishukwa, presence ye na Adamu Bibiliya ivuga ngo yamwisizeho gatoya, nta yari ihari. Presence Nandi magambo Fabien yiberagaho akiziriza kwicyura, cyakora muri iyi minsi bari baratowe n'utuntu nyine ni kimwe nka Jafeti bavugana buri munsi na Sheri n'ibindi, ariko guhera uyu munsi presence pe mugomba kuyiviva. Abo kwa ubutindi kuprengeza zingano singo kugashize narazibwiye ngo ntabwo nubwo bigoye muri iki gihe bitewe n'ubuzima, ariko please gerageza muje gusenga, gerageza muri mu rugo, gerageza muri hose hashoka mu bukwe nk'ubu n'abandi bagutaya n'undi uzataha. Jafeti wisiga umugore wa hari byateye umva Jafeti wimusiga. Adamu yacomotseho gato ibitekerezo bye Satani arabitwara, agaruka amubwira ati harya Imana yavuze Satani aramushuka, hari Imana yavuze yuko uruhu tutazarurya, ngo harya nimururyaho ngo bizagenda bite. Ariko yarababeshye. Yumva utwo tugambo turyoshye tw'abadayimoni, warangize aragenda ararya, amaze kurya ahereza nde? Adamu. Ubwiza bw'Imana n'ibindi byose bari bategereje bihita bigira gute? Uyu muntu watwokamye haturutse mu kantu gato cyane cy'uko yasize Eva, aragenda aramusiga. Ndababwira rero nuzajya umusiga ukamuta ukagenda, yenda utari impamvu z'akazi kuko ibintu byarakomeye, ukamusiga ukagenda, ibizamwongorera hanze hari abantu babongorera, ugashiduka ibyari inzobe badutwaye icyari gikara noneho kikaba tsiritsiri bitewe n'utwo bagize gute. Hari abahungu bakaruye gutya. Presence mu rugo rwawe, mu cyumba, muri salo, mujya gutembera, muhaguruka, hari ikitagenze neza muhaguruka, mukagira ahandi mujya kubonanira mukaganira n'ibindi bagiye babigisha. Presence igaragara mu rugo rwa promotion. Mwese ngiye hari dukeya mufite, ariko ndagira mubwire Jafeti uwo muntu uzanye mu bitekerezo mwe n'imigambi ikintu akeneye yumva yifuza, akeneye kumuteza inama ukamubwira ibintu uzanye, aporo uzanye ni kuko urugo it's like a project. Urugo mugiyemo ni institution nini igomba kwaguka, kandi ishingiye kuri mwebwe. Umwe ni siwa, undi numbaza nimba ari PDG, I don't know, ntabwo bizi Fabien, ariko uko biri constitution muri ntabwo igomba kugumaho, igomba kugira profit, igomba guhura n'ibagora, mukabyunguranaho, mugakora reunion mu rugo, mwarangiza mukavuga no nibyo koko ibitekerezo tukwiye kuva kuri iyi step tukagera kuri step. Ninde rero ufatiya umugabo niwe mutwe, ibitekerezo by'umugore wawe ugomba kubisuzugura. Ninde rero uwo mugore akeneye yuko umuzamura ukamushyira hehe ku yindi step. Haleluya. Ni pe ya kabiri yitwa promotion. N'umwana akeneye kumuha promotion, umva ibitekerezo bye, wumve n'ukuntu akubwira, kandi ibyo ngibyo ni vice versa. N'umukobwa nawe cyangwa umugore yageze mu rugo n'ubwuzuzanye, agomba kugira ibyo atekereza ukabiha agaciro. Nawe mukobwa cyangwa umugore ugomba gutekereza, mukicara iby'umugabo nawe akubwiye, mukabyungurana ibitekerezo, mukabishungura kugira muve urugo rwanyu. None muragiye mwakodeshaga, ejo ntihagomba gukodesha, muzubaka iyandi, muzagura ikibazo, ese dosite n'utundi mutwe ntabwo bituruka. Rero muragiye ngo ni umunyenga, ngo turashingiwe, ngo nari n'abashatse ndamubonye. Wapi? Urugo ni ibiganiro, urugo ni uguhana promotion from kuri step ya mbere, mukagenda muzamuka mukagera ahantu heza hashimishije, kandi uko niko bigomba kuba no mu buryo bw'Imana. Pe ya gatatu nicyo twita prophecy, umuhanuzi. Ndatinze
mwakire neza ijambo ry'Imana. Profesi ni iki? Nimuticara ngo musenge mu ijwi ry'Imana, hari ibintu nabonye biri gusenya ingo cyane. Uhamagara runaka ze aturebereye, babagera gute? Ibibazo byabakubise cyangwa se hari n'ahandi muri n'ibindi. Profesi pe ya gatatu ikintu twita profesi. Yari umugore wanjye, nimwe mwamushingiye murabizi, namwe mwese n'abapasitoro. Ndamubwira ngo rero tutagenda dusenge ngo turangize twicare umpanurire umbwire ibyiza unyereke umurongo tugomba kugenderaho, Imana ibishure nanjye mishurire, dukomeze iby'urugo rwacu, tugashaka abandi ibintu bizaturuka hari naho uyobe buri guturuka, ukaza ugasanga wasize umugore mu rugo, wagaruka ugasanga bapakiye ibintu ngo yagiye kukubera iki, ngo ntabwo ari uwawe, ngo ntabwo ari kuri style yawe, wamuzanye ari kamanike, none yaganye gutya, ubu uyu mwanya ngo muhishurire yuko atakiri uwawe. Ntabwo mubizi se? Ndapfukama akansengera akampanurira, Imana iri kumwe nawe, izatugirira neza, izaduha umugisha. Nanjye agapfukama, Imana iguha umugisha, ikurinde mu kazi, ikwiteho, ibindi byose bikagenda neza. None wowe urashaka ko hari umugabo uza akaza kukubwira umugore wanjye umuhanurira? Nuko bitangira. Rata hanurira umugore wawe nawe guhanurira. Yenda n'abandi muzafatanya musenge, ariko iby'ukuri bishoboka ni iby'umugabo yawe yakubwiye. Kandi magambo tuba tuvuga ngo wikumva inama ntuzaza, ariko inama ya mbere iyo buri n'umwuka wera niyo umugore akugira, niyo umugabo akugira. Ngibyo ibyo twita ubuhanuzi, ntabwo ari za ndimi bavuga, ahubwo ni ibitekerezo byiza bigomba kuyobora urugo rwanyu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Izindi nzazivuga mwagarutse. Yesu abamugisha mu izina rya Yesu. Reka twumve amasezerano y'abana bacu. Nabibutsaga ko mukwiye gukundana, finalite ye byose nuko mukwiye gusezerana, kandi gusezerana kwanyu birakwiriye yuko mugomba gufatanya mugakomezanya mu rugo rwanyu, kandi urugo rwanyu rugashingira kuri ibi ngibi, rugashingira ku rukundo, rugashingira mu mashengesho, rugashingira mu kwitangira abandi cyangwa kwitanga mu rugo rwanyu, bigashingira mu gukora cyane kugira ngo mugere aho mugera. Murakoze, Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka nsabe Jafeti ahaguruke ndetse na Lucy muri uyu mwanya. Nabegereje mikoro. Imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe, imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe Munyaneza Jafeti ko wemeye kubana na Mbabazi Lucy ngo akubere umugore ushingiwe n'itorero, cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, uzakomeza kuba umwizerwa udashutse ku nshingano zawe, uzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse akatujyana mu ijuru. Ndagira ngo niba Jafeti abyemera afate mikoro avuge ngo ndabyemera. Imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wawe n'imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe Mbabazi Lucy ko wemeye kubana na Munyaneza Jafeti ngo akubere umugabo ushingiwe n'itorero, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa agarutse akatujyana mu ijuru. Ndagira ngo Musabyimana Fabien azamure ikiganza cy'iburyo, tumwumva avuge ngo ndabyemeye. Ndabyemeye. Imbere y'Imana ishobora byose z'umutima wawe, imbere y'itorero ryayo, ndakubaza wowe Dusenge Diane ko wemeye kubana na Musabyimana Fabien ngo akubere umugabo ushingiwe n'itorero ADEPR, uzabana nawe mu rukundo ukurikije itegeko ry'Imana, haba mu mubabaro cyangwa mu munezero, arwaye cyangwa ari muzima, mubyaye cyangwa mutabyaye, mu bukire cyangwa mu bukene, uzakomeza kuba umwizerwa udakashutse ku nshingano zawe, uzabana akaramata kugeza ubwo muzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse akatujyana mu ijuru. Ndagira ngo numve Diane ko abyemera. Ndagira ngo rero mwongera cyangwa rwaye tubyaye cyangwa tutabyaye,
ubukire n'ubukene, mu byago no mu buzima. Nzakomeza kumwizerwa ntateshutse ku nshingano zanjye, tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse akatujyana mu ijuru. Imana yizeye izabimfasha. Reka mwongera amashyi Japhet, munyemerere umve na Rusi. Yewe Mbabazi Rusi, nsezeranye imbere y'Imana itorero ryayo ko nemeye kubana na Munyaneza Japhet, Samuel Mugabo, kingira itorero, nzabana nawe nkurikije itegeko ry'Imana, nzamugandukira. Isezerano y'Imana. Ayiwe amasezerano y'Imana we. Oya ntabwo azahereza. Amashyi oya ntabwo azahereza. Oya ntabwo azahereza. Muhobere Japhet, muhobera Rusi. Fabien nawe ujye mumuhobere, bahaye uburenganzira Diane. Abana bacu bari umugisha, tugeze mu mwanya wo kugira ngo bambikane impeta y'urudaca, impeta y'urukundo, impeta ifite ubusobanuro bugeze kuri 5. Ariko hari amagambo hariya dukoresha twebwe mu itorero ADP yuko amweguriye ibye byose kandi yemeye kubana nawe akaramata, kandi umwuka we akazabafasha mu mibanire yabo iteka n'iteka, kandi impeta akaba ari ikimenyetso cy'ubwizerane hagati yabo, kandi iyi mpeta turifuza ko itakwiye kubamo nk'uko mwagize gute, nk'uko mwabirahiriye. Ibi rero mugiye kubikora, hari amagambo ari aho ngaho itorero tuba twabahaye mugomba kuvuga, ariko ndagira mbabwire Diane araririmba, Fabien nawe aririmba mu ikorana, baririmba, tugiye kumva mu magambo yanyu, nakwifashisha mwabigenza mute. Reka me Japhet nawe ndabizi aririmba muri iriya korali, na Rusi nawe hari zamaze iminsi arepeta. Ndagira ngo rero mufate mikoro. Gatereka hejuru. Diane ndetse na Fabien nabo bagiye kuza kwambikana impeta. Tugiye rero kumva izi couple zose, ndagaruka murangije kwambikana impeta. Reka duhere kuri couple ya Japhet ndetse na Rusi, twumve uko babirepese mu minsi ishize, bakaba bagiye kubibwira ababyeyi ndetse n'itorero. Ezama muri icyo kigo muze mwumve abana bo muri visiyo. There is many creatures that God has created in this world, but the greatest creature is Babazi. Thank you for having me, and I always ndabukunda kandi nzakomeza kubukunda nk'uko nabirahiye.
twumve na Rusi iyamaze imisare duteze amatwi. Dear Daddy, this is the day that he was waiting for the days of my life. From the day I was born, until today, I serve you. That today has come to reality. Reka tubyumva tugiye gushyira mu Kinyarwanda. Ndashima Imana yuko uyu munsi wageze. Nari bitegereje ndabukunda kandi ndakomeza kumukunda. Barakoze cyane. Reka twumve na couple yindi bari mu mugisha rukundo komeza kumukunda amwanditse betanga ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane hagati yabo. Barakoze cyane. Fabia banje kuri filozofi. Karibu aho hari umwana asoma ikibazo. Umwana kimwe cyane uyu munsi udasanzwe Imana cyane ko umukozi w'umuhanga umuco atari Imana ntacyo twakwishoza nzamukunda nk'uko nabirahiye imbere y'Imana n'imbere y'itorero Imana izabifashemo. Yego, murakoze cyane. Reka twumve na Diana. Nzakubaha nanjye waranyubashye, nzagukunda nawe warankunze. Imana izabigufasha. Ese ugiye gusubira mu Diana neza cyane nta kibazo. Nzagukunda nanjye warankunze. Yego. Nzakubaha nanjye waranyubashye, nzirinda kukubera ikigwari. Basoje kare. Ubaha amashyi menshi cyane bari bari kwambikana impeta n'ikimenyetso cy'urukundo. Turagira Reka dusenge Imana aba bana bacu tugiye kubashingana tubashyira mu maboko ya Yesu Kristo kugira ngo izi nguzo nshyashya zifutse Uwiteka Imana badutubaho. Mana yacu turagushimiye imirimo ye tuyikesha aba bana bacu uhaye umunsi mwiza, uyu munsi umeze nk'Imana ivuye ku Mana, umunsi w'amasezerano, umunsi bahaye igihango imbere y'itorero, imbere y'imiryango kandi imbere y'inshuti zabo. Niba wamenya ko kuva mu bwana bwabo wabarinze ibyahitanye abandi kandi wabarinda Mana kugira ngo uzabere ku munsi w'umuntu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turasengeye iyi miryango mishya itangiye. Turabizi ko Satani usenya imiryango n'usenya ingo, ariko imigambi myinshi y'umwanzi ntizagire mu ngo zabo. Turabasabira imigisha y'iburyo n'iy'ibumoso. Turabasabira kugubwa neza no kugira amahoro. Tubatuyeho kugira abahungu n'abakobwa. Tubatuyeho ubukire n'ubukungu mu buryo bwose mu izina rya Yesu Kristo. Kandi turasabye ku rugo rwabo bazamwitwa ijambo ry'Imana, bityo imigisha y'Imana izamanuka ituruka ku Mana kuko ari wowe batumye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Rero
imibiri yabo yose mwami Imana turayisengeye uzabahe umugisha mu izina rya Yesu bajya babona ko bwishwe bukeye kugerageza kw'Imana urakoze turagushimira kuko Imana wumvise kandi ugiye gukora nk'Imana izina ryawe rirahabwa icyubahiro tumukomere mu mashyi tugahawe n'umwami tukomere amashyi neza mu izina rya Yesu amen. Reka muhaguruke bana bacu ubundi dusabe uhereye kuri mushumba wacu Atanasi muhobera abana mubifurize urugo ruhire kandi umugisha w'Imana utahe urugo rwabo umugisha ndetse na Rusi tugiye kubaha seritifika yabo ariko babanze bahaguruke. Ngewe Pasiteri Turagoma Jean Baptiste mushumba wa paruwase ya Muganza ayobora n'itorero rya Karama na Kibura nemeye kandi nemeje ko Jafeti Munyaneza ari umugabo wa Rusi Mbabazi ko kandi Rusi Mbabazi ari umugore wa Jafeti Munyaneza nikoze mubasha mpabwa n'Imana ndetse na ADEPR bityo ikimana yafatanije nta muntu n'umwe ugomba kugitandukanya nikoze mu izina rya Data wa twese Umwana n'Umwuka Wera amen. Abana bacu rero ubwo gutsinda ubusore bagaba bahesheje Imana icyubahiro imbere y'itorero imbere y'imiryango itorero ADEPR paruwasi ya Muganza yabageneye seritifika y'ubushyingirwe cyangwa se icyemezo cy'ubushyingirwe cyangwa seritifika de mariage ifite Zaburi 127 ndetse umurongo waho wa mbere uvuga ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu abayubaka baba baruhira ubusa. Mwebwe muzakora ibyo mushoboye ariko byose muzashingira ko Imana ibari hafi kandi niyubakiye n'imiryango Imana ibaho umugisha cyane.
ruhabwa n'ijambo ry'Imana ndetse n'itorero bashyigikira mu rugo rwabo rushya. Turakira korali y'isoko tambuke indirimbo imwe nisoza korali Jehova-Yire tambuke nayo iririmbe imwe hanyuma tuze gusoza. Murakoze cyane. Tugiye kubaha nimero kugira ngo abafite kuri telefone mukoreshe telefone zabo. Kubabwira ya Jafeti ubu bakoresha telefone ngiye kubaha nimero ya Jafeti 0786 subiremo 0786 Munyaneza Jafeti. Hanyuma ya Fabien 0782 322 596 Fabien. Hanyuma turabashyigikira, turakoresha gushyira mu giseke cyangwa gukoresha telefone. N'utazumvise neza atwegere turazimuha nta kibazo.
tuyikomeze nta kintu tuzayobora. Haleluya. Ubu ibintu twasengeye imyaka igashira igataha ba Japhet na ba Fabien Imana ibisohoje uyu munsi kandi ntabwo birangiriye aha, imirimo y'Imana irakomeje. Haleluya. Turasoje, mwakoze cyane kuza gushyigikira ubukwe bw'abavandimwe. Tugiye gusohoka ariko gahunda zirakomereza kuko muri invitation babahaye biteguye. Hanyuma abapasiteri barajya imbere y'abageni, duhagurutse kandi basubira amasezerano y'abana uyashyigikira umwami, uzakomeze kubana nabo uhereye none bagiye gushika rugo kugeza imbizi y'abayobozi.
ukomeze gushyigikira umurimo wawe n'abakoze imirimo bose kuri ubukwe bagire neza. Tugiye kugenda rero dukomerezaho ibintu byateguwe cyane natwe kandi ukomeze kuba muri ibi birori. Ushimiye byose kubwo gusenya izina rya Yesu. Twese Imana tubatige intashyo aho bazateranira korali Jehova ire muzasubize bene data n'abandi mwese mu matorero n'amadini muteraniramo muzadusubize abavandimwe. Karibu kuririmba duhagurutse 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 duhagurutse. Arriba foi. Foi. Urabona kwita ku mugabo wawe baguhaye. Babaye nk'igihumbi. Abantu ba telefone urebe hano Toto